ngorwo runana rusobetse imisango y'abasangiye ingendo. Inkuru ya Jack na Cedric yabaye Kimomi Nyarurembo. Nadine yo ngo arashaka kwitura mu gishineza yamugiriye. N'urunana. Ndabona ntacyo nsigaje rwose keretse kwambara gusa. Nabyo nabigufasha ubyemeye da. Sibyo se mugi. Ariko nawe uratebya Nadi. Kwambara se umuntu yabifasha undi gute? Ntubiganirira da. Naho ubundi se ngiye mba nibaza ikintu nzagukorera kubw'ineza yose wangiriye nka kibura pe. Oya ntabwo ari ngombwa rwose Nadi. None se hari ikiguzi nigeze nkwaka? Nyine nibyo bintera ikibazo pe. Ndeba ukuntu mpamata y'ubuntu natekereza ko inka zikenera kurya kunywa zigakenera umuntu uzitaho kandi ibyo byose ni amafaranga. Nkumva mvuze icyo mvuga n'ukuri. Ikinshimisha muri ibyo byose ni ukubona we n'umwana we musa neza. Naho iby'ibihembo byo rwose Yesu arampagije. Mana we uri umuntu mwiza pe. Nukuri nta bagabo batanu bameze nk'ayo muntu yabona ku isi. Oya abagwaneza baracyariho kandi benshi. Cyakora aho bari hose abantu mugirira neza abandi mutiteze ikiguzi. Mana ijye baho umugisha pe. Uwo mugisha rero mudusabira ni wo tuba dushaka kurusha iby'ibiguzi by'ifeza na zahabu. Umugisha ko gusumba ibintu byose cyane rwose. Ariko ku rundi ruhande numva nkwiye kugira akantu nkukorera niyo kaba gatoya. Oya ntiwareka nkajya nza kugufasha mu turimo two mu rugo. Yibuze nkumva ku mutima wanjye nezere ko hari icyo nagufashije. Nadi ntabwo ugomba kugira ikintu mpa cyangwa se unkorera mu rwego rwo kunyishyura amata ngo uhaye. Aya mata nyakura ku nka nahawe n'Imana. Nanjye rero ngomba kuyaha abantu bayo. Ariko nanjye umubiri nawe uhawe n'Imana mugi kandi nkoresheje nshimira umuntu w'Imana nkamugisha numva nta kibazo cyaba kirimo. Kwiki Nadi ndakumva muri byose Yesu arampagije. Iyo mbonye umwana wabasha kubona amata nka kimwe mu bikomoka ku matungo kimufasha gukura neza no kugira ubuzima bwiza mba numva nezerewe. Ahubwo ndagiye sinzi niba ushaka ko tujyana ngo nanjye ngutware. Reka nze tugende. Uwuhe mugenzi wacu bavuga Gashyaka? Uriya mukobwa Jack nta kintu ugeze wumva bamuvugaho se? Oya nta kintu numvise pe. Ni amakuru usamuvugaho iki? Ko numvise bitoroshyera bibaye ari byo yabari mu mazi abira nk'igipe. Ako se wowe kutambwirwa komeza uvuga ngo bibaye ari byo bibaye ari by'ibiki. Amakuru ari gucicikana ahantu hose ngo asigaye ari shugamami. Koko yewe ndetse bakajya kure rwose bakavuga ko aryamana na kariya kana ka Mugeni. Akaya kana ka Mugeni kariya gahungu kamuhiriye Mugeni arira ka Cedric ntukaze. Bikira Mariya we Shyaka nta soni koko. Urumva ibyo bintu muganga Jack yabikora? Kwa makuru ari kwavugara. Ayo makuru aturuka he Shyaka? Nabyumvanye Stefano mu kabari kandi numva bifite amakuru afatika. Naho ngatanga ayo makuru ahandi yaturuka hatari ku basinzi bo mu kabari. Shyaka nawe koko uratinyuka ukemera amakuru yo mu kabari? Ugera icyo utazi nuko mu kabari ho haba amakuru menshi. Amakuru yose ni haba burya ahimamo nayibihuha yose abahari. Umva ko ari ayibihuha nyine. Nyamara burya ngo inkuru ituruka mu bihuha. Oya Shyaka ibyo si nibyo tujyaho impaka. Amakuru nk'ayo urumva ko nta kindi agamije usibye gusebanya. Nyamara urajya ukenga icyo rubanda bavuga. Oya nta bya rubanda ruvuga Shyaka nawe koresha inyurabwenge wumve. Jack ni umukobwa mukuru ufite akazi keza witunze. Yashatse kujya muri ibyo rero ntiyabura umusore babijyanamo. Ntabwo rero yajya kwandavurira kariya kana byaye. Papa kamaze imana. Watokowe? Ntabwo natokowe ariko kundi kandi no ku ishuri yandyaga. Zana ngo uhiremo birahita bikira. Zana ndebe uko ameze. Byaye papa mpuyemo byakize. Papa ntabwo yongera kundya. Ese ntugitekereza no kuba washaka umugore ko mbona ukiri umusore mugi? Kuri iyo ngingo rero sinzi uko nabivuga. Gusa muri byose Yesu arampagije.
araguhagije ariko nanone uri umugabo kandi nawe ukenera nk'ibyo abandi bagabo bakenera we yarampagije buriya njya nibaza uko bayeho kuko kuva nagera i Nyarurembo sinigeze nkubona n'umugore ushatse kuvuga uko mbaho gute Nadine nyine imibereho yawe mu buzima bwa buri munsi uri wenyine buriya biba byoroshye ese nibyo uvuga mbo mfite abana baramfasha bagateka bagakora amasuku ubundi ibindi nanjye nkabyikorera ntabwo ari ibyo by'imirimo y'abana nkubaza mugi ndakubaza ku bijyanye no kwiraza ntabwo ujya wumva ushaka umuntu ugupfumbata buriya rero Nadine ndakumva hari ibyo umuntu atabasha gusobanurira undi ngo abyumve ugasanga usibye ubuntu bw'Imana gusa nta kindi wabikoraho muri byose rero Yesu aramazi Yesu araguhaza wabimenye no mu gitanda se wabimenye rwose icyakora nkuboneye izina mugi uhere ubu ngiye kujya nkwita Yesu arampagije iryo zina rwose ryaba ari imbereye ndetse nayo ndarikunda cyane none se Yesu arampagiye karame kunjye numva ngo hariho kanseri ya prostate kandi ikayifata abagabo cyane cyane abageze mu myaka nk'iyi yawe badatera akabariro ntabwo ufite ko banga yayigufashe kuko bana ariko se ubwo urashaka kumbwira iki Nadine none ntabwo ubyumva niba nta bundi buryo mfite z'ubwo urumva nabikoraho iki uzikize Ranguda we kumbona Alphonse yohanyaza hano yarakaye buriya ni amahoro yewe nanjye ndabona yafunze isura kandi siko yarasanzwe kankwanzi nawe Ranguda vuba vuba none hanga ku kagari ntukiva kandi ariko serufu nta no gusuhuza koko muyobo nta soni abantu mugakora amafuti mwarangiza ngo nta no kubasuhuza ubu senze mbagwemo mbakandakande mu mbavu mbashimira ko ejo mwatwitse umusozi rwose rufo nako mudugu ngewe rwose ntimunjyane ku kagari kuko ndarengana mva mbe urengana iki urahakana ko atari we na Ranguda mwatwitse uyu musozi ejo nyine urumva ndumva iki ngewe naje kwipagasiriza ntabwo hari mu murima wanjye rwose ariko zikanywa urabura gusaba imbabazi ngo waje ukavuga ngo wari waje gupagasa murabivuga neza none se twawutwitse tubishaka koko kandi nyine nta nubwo twashakaga gutwika umusozi rwose ahubwo twatwitse ibibagara byatumaga tudahinga noneho umuyaga uraza urahuha umuriro uba ufatishije ibihuru byari ahangaha nuko umusozi uba urafashwe uragurumanya hanyuma si ibyo mwabitwikaga mwabiherewe uburenganzira nande ariko se muyobo ubwo koko byari imbagara ibyo nabyo nari kujya kubisabira uburenganzira bwo gutwika imbagara mu murima wanjye none se ntabwo muzi ko amategeko abuza abantu gutwika ibintu byose byatuma habaho inkongi z'umuriro izi mbagara dukura mu murima se zirabujijwe muyobo umva yaba imbagara yaba amakara yaba ibiyorero byaba guhakura ibyo byose birabujijwe kuko bishobora gutera inkongi y'umuriro yewe ni impamo y'Imana ntabwo twari tubizi rufo tubabarira irya none witujyana ku kagari ntituzabisubira Imana we tubabariye koko bagakora amakosa kandi bagatinya ibihano aha ni muhumane ntawe bantumyeho narinze kubihanangiza urakoze cyane rufo urakoze ariko muramutse mwongeye gutwika ishyamba muzabihanirwa muzi ko iyi myotsi ikwirakwira mu kirere yangiza ibidukikije reka mbabwire rero nimwongera ibizabaho byose muzabwigendera reka mama we ashwi usibye n'imbagara n'igipapuro sinzongera kugitwika rwose erega nuko ari ubujiji ubundi bibagarana n'ibindi byatsi byose ukabyanika bikuma neza noneho kubitwika ahubwo ukabifata ukabirunda ahantu bikabura nyuma y'igihe biba byavuyemo ifumbire y'imborera nziza cyane yego ariko ni uko ejo bundi nakubwiye ukenda kunkuramo iyo kotsa ngo ntawagurisha indangamuntu yawe ariko mu by'ukuri rwose iyi si moto ariko se si moto kuko ubona yanze kwaka niyo mpamvu ugiye kuyivugiraho aya magambo yose ukavuga ibyo wishakiye reba aho wahereye yihondagura aho kwaka ikanigira nk'ingurube babana ubundi igatumura ibyotsi ukagira ngo irahiye aka ni akabazo gatewe nuko nibagiye kuyatsa mu gitondo ngo ibishyuha uretse urebe mu kanya ko itabibaye urwembi ahubwo se Stephen
dore mba nazanye ikidutwara nitugera mu isanire rwose nawe ungurira agacupa. icupa se ndarigura iki busho? urabura kurigura wowe umukire ngo ngewe ndagura icupa? Iki nangira abakeneraho nicyo muhorana amaganya. nakubeshye busho, nyamara izo uri hariya rwose meriye nabi. ubu rwose sinsinzira andaza ku nkeke ngo ningure mituweli z'umuryango. Yewe niba ari mituweli ndumva rwose ari ngombwa ta. na Nadine baraha nsaba amafaranga. Wa mugabo we yewe nanakurenganyaga ntiboroheye kuko gutunga ingo ebyiri ntabwo ari ikintu cyoroshye kandi uri umuntu umwe. Ibibazo mfite rero wa mugabo we. Ariko reka mubwire we, reka mubwire ahantu twakora icupa. Yego nka kumwe babikoze udusubiye gukanga uriya muganga Jackie tukamubwira ko ntataduha inzoga zihagije ibyo na Cedric tubivuga ntiyakurara. Usho uramenye uraryo mwungu si ibibamba. uriya mugore ni ikinya ntakangira. Ikinya se gute? Ariko buri uzi ko ari icyaha cyane amufungisha bibaye ari byo. Umuntu w'umuganga koko uzi ubwenge ajya cyamufungisha. Uravuga gutyo kuko utaramugera imbere. Uzi ko habuzeho gato ngo nkubite umugera ntaratse. None se uba ko tukamye ikimasa turagira dute? Usho ibyo ari byo byose kira gikorwa cyangiza kariya kana. Byaba ari ukubeshya. Inyota nishaka izanyice rwose sinzongera kubyinjiramo. Reka da umuroro numvise ukomera rwose sinshaka kusubira mu ishwi. Yewe karagabanutse se? nshatse navuga ko karangiye kuko ndabona ngiye kwitahira. Ni byiza rwose, nanjye ndabona nsigaje akaraporo gusa nkahita nitahira. Ngiye ndumva naniwe nzayikora ejo nuko nanze gutaha ntumvise icyo umbwira kandi wari wambwiye ko nshaka. Jackie rero nk'umuvandimwe dukorana hari amakuru namenye numva ntayihererana. Ajyanye n'akazi se? Oya, ajyanye n'ubuzima bwawe bwite nubwo hari aho ahurira n'akazi mu bundi buryo. Kunebwo basubwa ayo makuru ameze ate? Birumvikana ko atari amakuru meza urebye ukuntu nabanje guca hirya no hino mbisasira. Gusa ngusabye imbabazi hakiri kare kuko bishobora kukubabaza ariko nanjye numvaga nta kwihererana amakuru mabi nk'ayo. Ngaho mbwira ngo uteze yombi. Wigize wumva ibihuha bivuga ngo urishuga mami mbese ngo uryamana n'utwana tw'uduhungu tukiri duto. Ngo iki? Mbwiye ngo iki Devo? Ngo umbwiye ngo ngirane? Nyine nibyo nakubwiye ngo wihangane nanjye numvaga nta byihererana ngo umenye uko hanze haba kuvuga kugira ngo bitazanakugeraho bigutunguye bikagukomeretsa. Mbabarira umbwira umuntu wakubwiye ibyo bintu Devo. Reka umuntu umwihorere kuko icyo ngambiriye si uko mushwana nawe. Jyewe nagira ngo nguhe amakuru gusa. Ariko rero ibyo bintu ni ukunsebya kandi gusebanya birahanirwa. Icyongeye kandi iyo kesi iraremereye yanamfungisha biramutse bimpamye. None se byaguhama gute kandi ari ukugusebya? Umva Devo, ugomba kumbwira uwo muntu uwo ari we nkahita njya kumureba nonaha. Akambwira aho yakuye ayo makuru cyangwa niba yaramfashe ndyamanye n'abo bana. Gutera amahane nibyo ntashaka rero. Wowe tuzi umenye ko ayo makuru ahari ubundi umenye uko ubyitwaramo. Devo, karama. Kunzi tumaze imyaka myinshi dukorana. Izo ngeso wigeze uzimbonaho koko? Nanjye sinabyemeye kandi byambabaje ndavuga nti ngomba kubikubwira. Babarira umbwira wabikubwiye Devo. Kuko ngo jewe Jackie. Oh my god. Hako kuki abantu basebanya buriya bibamarira iki? Wirakara cyane Jackie. Wowe nkubwiye ayo makuru gusa kugira ngo ubimenye hakiri kare umenye nuko ubyitwaramo. Ndabyitwaramo ntese ko nawe umbereye inshuti mbi. Ese ubundi kuki udashaka kumbwira uwo muntu ushaka kunta mu rwo rwa gereza ngo nihanganire nawe? Uburakari bwa Jackie hari icyo bumufasha mu bibazo arimo, ubona kwiye gukora iki? Naho mu kiganiro runana cy'ubutaha. Ikinamico runana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication, mukayikurikira kuri radio BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba. Ikinamico runana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kuyigeraho andika ijambo Ikinamico runana official maze utange n'ibitekerezo. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho, watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefone igendanwa 0783 18 10 64. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook
kuyigeraho ni ukwandika ijambo urunana. Dusubikiye ikiganiro urunana cy'uyu munsi naho butaha. barakoze abo mu runana rero nibo basozereye ikiganiro cyacu cyo kuri uyu wa kabiri. Abadufatiye hagati no babwira yuko icegeranyo cy'ibanki y'isi yose c'umwaka uheze wa 2021 cerekana yuko u Rwanda ruza ku mwanya w'178 kw'isi ku musaruro rusangi, rukaba rwatakaje ibibanza 5 ugereranije naho gwari muri 2020, ariko rero rurusha ubutunzi ibihugu bimwe bimwe byo mu karere. Iki kiganiro cari gihagarikiwe na Mark Niyonkuru, mwariko mwumva mwiji Florentine Kwizera. Turabashimiye abahisemo BBC gahuza miryango.